ngo dore wigishaga benshi, wakomezaga benshi, amagambo yawe akomezaga benshi, impuguro zawe zakomezaga benshi, wakomezaga amava asukuma, none ngo ni wowe bigezeho, ni wowe biteye, wahindutse ute? Ariko iki gihe ni icyo kumenya ibyo tubonye bidusigiye irihe somo. Turabashimira cyane nka Irera TV1, tubashimira urukundo mudufitiye kandi mukomeza no gusangiza abandi ibiganiro dukunda kugirana, dukunda gushyira kuri iyi channel. Imana ijye ibaha umugisha kandi bagirire neza, hamwe no kubisangiza abandi no gushyira na comment mujya mushyiraho, tujya tubibona rwose urukundo rwanyu kandi n'uburyo mukurikirana channel yacu, turebera hamwe ibibwiriza umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru, n'ibimumwigisha n'ibimuhugura. Birakwiye ko dukomeza dutyazanya bene data, twigishanya, tuzamurana, duhugurana mu rugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru. Nta muntu ubasha kwigeza ahantu ari umwe wenyine, ahubwo gutyazanya nibyo bidukomeza, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi nuko umuntu akaza mugenzi we. Imana yacu ishimwe cyane. Birakwiye ko rero dukomezanya n'ivugabutumwa. Nawe ubona ikiganiro hano kandi ukagisangiza mugenzi wawe, inshuti zawe, amagurupe ujya ubamo, kugira ngo twagure ivugabutumwa, umurimo ukoreke. Imugisha twese tugira, twese tuwusangire. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu munsi dufite n'ubundi kiganiro, dufite ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho. Mureke tube hafi kandi tugire n'ishyaka ryo gukunda umurimo. Imana yacu ishimwe cyane. Tugiye kuganira uyu munsi ku ijambo ry'Imana rifite umutwe ugira uti wahindutse ute? Imana yacu ishimwe cyane. Wahindutse ute? Imana yacu turengere. Iki ni ikibazo nibaza kandi nawe ugomba kwibaza, mwene data. Wahindutse neza? Mbese wahindutse uburyo Imana ishima cyangwa n'uburyo Imana igaya? Imana yacu ishimwe cyane. Ubwo tugiye kurebera hamwe muri rino jambo, ukurikire nube maso kandi na comment zanyu ziba zikenewe, twunganya dusangira ijambo ry'Imana, twagurana. Imana yacu ishimwe. Dukomezanye. Imana yacu ishimwe. Dusenga Imana. Uwiteka Imana yo mu ijuru, Imana itwitaho uko bwije n'uko bukeye, turasenze mu izina rya Yesu Kristo. N'ubundi turimo dukomeje twumva ijambo ry'Imana, ukomeje kuduhugura no kutumenyesha icyo tugomba gukora. Uyu munsi ijambo watugeneye ikaba rivuga ngo twahindutse gute? Imana turagushimiye Uwiteka Imana yuko ukomeje kutugira neza no kutwagura no kutumenyesha igikwiriye. Ngo bana n'ugiye kumva iki kiganiro wese kandi n'abagiye kugisangiza nabyo ubimuhera umugisha. Bisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bene data, mureke dusangire ijambo ry'Imana. Imana yacu tugirire neza. Tugiye gusanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Imana yacu ishimwe. Igitabo cya kabiri cya Samweli, turasoma ijambo ry'Imana. Igitabo cya kabiri cya Samweli, ibice 13 ku murongo wa 4. Haranditse ngo, aramubaza ati, wa mwana w'umwami we, ni iki gihora kikunanura uko bukeye? Niwabimbwira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aramubaza ati, wa mwana w'umwami we, ni iki gihora kikunanura uko bukeye? Niwabimbwira. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ku murongo wa 5 niho hahita habitwereka. Amunoni aramusubiza ati, umva, nabengutse Tamari mushiki wa mwene data. Imana yacu turengere. Imana yacu twiteho kandi itugirire neza. Bene data, iyi si tubamo, ibyo tugendamo byose, aho twirirwa, aho dukorera akazi, hari byinshi tunyuramo. Hari ibyo tubona kuri bagenzi bacu, hari n'ibyo twumva. Ariko iki gihe ni icyo kumenya ibyo tubonye bidusigiye irihe somo. Ibyo twumvishe bidusigiye irihe somo. Imana yacu tugirire neza. Hari ibintu byinshi cyane tubona, tukabona ni bishyashya mu maso yacu, ariko bigusize gute? Ubibonye ute? Bigusigiye izihe mbaraga? Bigusigiye imbaraga cyangwa bigukuyemo imbaraga? Birakwiye ko mwene data, iminsi nk'ingiyi turimo, tugomba kumenya
ibyo turimo kugendamo, kuko ibiturembuza bya satani ni byinshi cyane, kandi n'ibiturembuza twagombye kugira ibyo tubyigiraho ntibizongere kuturangaza ukundi. Imana yacu ishimwe cyane kandi turengere. Hano ijambo ry'Imana riravuga ngo hano ubwo uyu mwana w'umwami bamubazaga ati ni iki gihora kikunanura uko bukeye, uko bwije n'uko bukeye wa mwana w'umwami we, ni iki kikunanura? Nibwo yamusubizaga ati ni umwana nabengutse mushiki wa mwene data Tamari. Imana yacu turengere. Icyo nicyo cyamuteye kugira gute kunanuka agahora avaho. Ese baribaza ati umwana ko ari uw'umwami, ni iki gishobora gutuma ananuka? Ni iki gishobora gutuma ahangayika? Ni iki gishobora gutuma tubona yigunze? Ni iki gishobora gutuma tubona atamerewe neza? Iyi minsi ya none hari ahantu abantu barimo kukubona, hari n'ahantu barimo kugukarasa, hari n'icyiciro barimo kugushyiramo, ariko baravuga bati uyu ko tuzi ko ari umwana w'Imana, ko tuzi ko yizera Imana, ni ukubera iki biriya bintu birimo kumubaho? Ukubera iki arimo gukora kuriya? Ni ibiki? Ni ukubera iki noneho dusigaye tumubona muri iyi mico iyi? Kuki dusigaye tumubona mu itsinda ry'abantu bitwara gutya, kandi bazi yuko hari icyo bari bakuzi, bazi yuko witwaraga neza, witondaga, bazi yuko wagiraga amagambo meza, bazi yuko ari icyitegererezo mu bandi, bazi yuko ari wowe wabahaga inama, ariko baravuga bati noneho inama twakamushakiyeho, ahubwo nitwe twagombye kuzimugira. Imana yacu turengere bene data. Iminsi nk'iyi ngiyi birakwiye yuko mu gihe wari isoko y'ikintu runaka cyiza n'ubundi kikugumaho, bo kuvuga bati yahindutse gute, byagenze gute, byamugendekeye gute, niwe twabonagamo imbaraga, niwe wadusubizagamo imbaraga, none byarahindutse. Imana yacu turengere. Hano rero ijambo ry'Imana babajije uyu mwana w'umwami ati ni iki gihora kikunanura uko bwije n'uko bukeye we mwene data? Ni iki gihora kiguhindura? Imana yacu ishimwe cyane. Ariko byari byiza cyane ubwo Amunoni yari azi yuko icyamunanuye ari uko yabengutse mushiki we Tamari. Imana yacu ishimwe. Ukimara kumenya icyaguteye guhora unanuka, icyagukuyemo imbaraga, ukimara kumenya ikiguca intege, bene data, icyo gihe ahubwo washubijwe, watangiye kumenya uburyo ki imbaraga zawe ziri bugaruke. Imana yacu ishimwe cyane. Ukimenya icyakunanuye, ukimara kumenya icyakuvanyemo imbaraga zawe, icyamaze kukunamura, icyamaze kukuvana kuri Kristo, ukikimenya, mwene data, saba Imana iraguha imbaraga zo kureka icyo kintu cyakujyanye kure yawe. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Icyakujyanye ibumoso urakireka ugaruka imbere y'Uwiteka Imana Nyiringabo. Iyo miraba ikujyana hirya no hino mu gihe wayimenye, ca uwo mugozi. Imana yacu ishimwe cyane. Saba Uwiteka kube bugufi, saba Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo yatumeneye ku musaraba i Golgota yari amaze icyo cyose. Ibyo ngibyo byose nibyo yari amaze, nibyo yaje gukora. Ni ukugira ngo azamareho ibyaha, ni ukugira ngo azahanagureho ibyo byaha. Ukimara kumenya icyaha cyakunamuye, ukimara kumenya ikosa waguyemo, wamaze kumenya icyaha cyakujyanye kure, ukanamukamo imbaraga zawe, icyo ngicyo uba washubijwe no gusaba Imana imbabazi, ni ugusaba amaraso ya Yesu Kristo, ni ugusaba Yesu Kristo amaraso ye akaba kuri wowe, akabasha gutwika ibyo byose, ibyo byaha byakujeho. Uwiteka Imana aturengere kandi atugirire neza. Wongere wambare kwizera. Kwizera ni ingabo ibasha kudukingira imyambi ya wa mubi. Imana yacu iturengere imyambi kandi yakumurira. Imana yacu ihabwa icyubahiro bene data kandi ishimwe cyane. Hari indi jambo ry'Imana ribivugaho neza hano mu Bagalatiya, kadurisome Abagalatiya. Haravuga ngo Abagalatiya ibice 5 ku murongo wa 7 haravuga ngo mbese ko mwagendaga neza, ninde wababujije kumvira ukuri? Umurongo wa 8 uko koshywa ni kwavuye kw'iyo ibahamagara. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo mbese ko mwagendaga neza, ninde wababujije kumvira ukuri? Imana yacu iturengere. Mwene data, birakwiye yuko igihe nk'iki ngiki tugezemo, ko wumviraga ukuri, ko wagendaga neza,
mbese niki cyaguteye guhinduka? Niki cyaguteye kuva mu ntebe wari wicayemo? Niki cyaguteye kuva mu mwanya wari urimo? Niki cyaguteye gutuma isuka wari ufite ugiye mu murima uyirekura ukayita? Niki cyatumye impano yawe uyisinziriza ntukomeze kuyikoresha? Ivugabutumwa kuki warisinzirije? Ubuhanuzi kuki wabusinzirije? Ntukiboneka mu materaniro ngo ubashe gukora umurimo nk'uko bikwiriye, ntukiboneka aho Imana yakubonaga, ntukiri ahandi Uwiteka Imana hose yagushakaga, aho mwahuriraga hose ntukihaboneka, ngo mbese ko mwagendaga neza. Ninde wababujije kumvira ukuri? Imana yacu iturengere cyane. Ijambo kuri uwo murongo wa 8 havuga ngo ngibyo byose uko koshywa kose ntabwo kuva kuyiguhamagara. Imana yacu iturengere. Ntuzavuge yuko Imana ariyo yakoheje ishaka kukugirira imbabazi, ntukavuge ngo niyo yakoheje ngo ubijyemo, ngo ibi byose niyo yabiguteye, ngo niyo yaguteye ibigeragezo. Oya, Imana nimba ikigeragezo kikugezeho ntabwo ariyo yaguteye kukigendamo nabi. Ntabwo ikigeragezo nimba kije ari Imana yakubwiye ngo ujye mu byaha ngo usayishe. Nimba wabuze ibyo kurya ntabwo Imana ariyo igutumye ngo ugende ujye gukora ibyaha kugira ngo ubone uko urya. Imana yacu itube bugufi kandi turengere. Nimba warabwirizaga utagombye kuvuga ngo barakwishyura ukaba wishyuza, Imana ntabwo ariyo yavuze ngo niwageze mu kigeragezo cyo kubura amafaranga, ntabwo ari Imana yagutumye amafaranga mwaho ngaho. Oya, Imana yacu itube bugufi kandi turengere. Ubwo koshywa kose wagize, ko guhinduka kose kubi wagize, ntabwo ari Imana yabikoze. None se Amunoni Imana yaba ariyo yamushutse kubenguka Tamari akamwifuza bigatuma ari byo kituma ananuka uko bwije n'uko bukeye? Icyo waba ukishe cyane. Imana yacu turenge. Imana yacu ni nyarukundo. Imana yacu itwita uko bwije n'uko bukeye. Niyo waza ikigeragezo cyakugeraho, kari akanyafu Uwiteka Imana yagukubita, nakakugarura mu nzira, nakakwegereza ibihe bye byiza, nagatuma wongera gusubira ku rufatiro. Ni uruganda unyuramo kugira ngo uve muri zahabu. Nimba Imana ishaka kukubona uri zahabu, ikakubona umeze neza, kandi ugomba guca mu ruganda, urwo ruganda ugomba kurwinjiramo kugira ngo ugombe kurusohokamo umeze nyine nk'uko Imana ibishaka. Imana yacu itugirire neza. Ikigeragezo ni cyiza. Ntukavuge ngo noneho bindangiriyeho ubu ni finale. Oya, ahubwo aho ngaho niho ugiye guhurira n'Uwiteka Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Imana yacu ishimwe cyane. Ubwo uzahura n'ikigeragezo ntuzavuge ngo ishyano riraguye, ahubwo Imana irashaka ko winjira mu mahirwe. Hanyuma y'icyo kigeragezo Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Umudamu umwe Uwiteka Imana Nyiringabo babanaga, mbese ikamwigaragariza ku buryo n'ahantu ashobora kuba ari yaba ari no mu rugo akaba yabona ibimenyetso by'uko Uwiteka Imana ari kumwe nayo. Buje kumwiriraho ari nimugoroba, arimo agenda muri karitsiye, aza kugera ahantu mu gashyamba, aza kuza kwinjira, ariko atarinjira muri ako gashyamba yabonaga ibicucucucu bibiri, kandi we yagendaga ari umwe, aza kubona ibicucucucu bibiri. Imana yacu iturengere. Uwiteka Imana aramwerura, aramwongorera, aramubwira ati icyo gicucucucu kimwe ni icyawe, ikindi ni icyanjye. Aratuza, agubwa neza kuko azi yuko Uwiteka Imana amurinze. Kandi mu kagoroba Imana yacu iturengere. Aravuga ati ndi kumwe n'Uwiteka Imana, agira ibyishimo byinshi cyane muri we. Imana yacu twiteho. Akimara kwinjira muri ka gashyamba, ka gahuru ko muri iyo karitsiye, noneho atangira kubona igicucucucu kimwe. Atangiye kubona kimwe, atangira kuzana imitima myinshi cyane. Ati bimeze gute? Imana ko twari turi kumwe tutarinjira muri kano gahuru, tukaba tukagezemo, nkaba nsigaye njyenyine. Imana yacu turengere bene data. Nugera mu kigeragezo, Uwiteka Imana ntabwo agusiga, ahubwo aba akiri kumwe nawe, n'ubundi muba muri kumwe muragendana. Imana yacu turengere. Ugera mu kigeragezo ukagira amagambo menshi cyane, ukavuga byinshi cyane, ukavuga ati bamwe nibo babirimo, runaka niwe uneje ibi bigeragezo, niwe unyinjije muri izi ntambara. Oya, Uwiteka ari mu ruhande rwawe kandi arashaka kuguhindura ukomeye nyuma yo kuva muri ibyo bigeragezo. Imana yacu turengere. Tugire gusobanukirwa mu minsi nk'iyi ngiyi, mu gihe nk'iki ngiki turimo kigoye, duhura n'ibitugerageza byinshi cyane by'uburyo bwinshi kandi bikomeye. Ntibigomba kugira ngo bizatwinjize mu mashimwe nyuma yo kuva muri ibyo bigeragezo, kandi ukaba uzavamo uri zahabu mu gihe wabitwayemo neza, uri za zahabu Uwiteka Imana yishimira mu gihe usohotse mu ruganda. Imana yacu turengere. Wa mubyeyi ubwo yari ari muri rya shyamba yabonaga ari wenyine,
kandi atararyinjiramo yari ari kumwe n'Imana, yabibonaga afite ibimenyetso. Akigeramo abona asigaye wenyine. Imana yacu iturengere. Agezemo arivovota, avuga amagambo menshi cyane, hamwe no kuba yatonganya Imana cyangwa yakwivumbura ngo yamusize. Ariko Uwiteka Imana ntabwo ajya gusiga, agendana nawe, nubwo atarimo kuvuga, nubwo atarimo kukubwira, ariko Uwiteka Imana naho yagiye aracyahari. Nibwo utarimo kubona ibimenyetso hafi, hari ibyo arimo gukubita, hari ibyo arimo kwigizayo kugira ngo ubashe gutambuka, hari ibyo arimo kukurwanirira. Imana yacu ishimwe cyane. Hari harimo guca inzira kugira ngo ubashe kuhatambuka. Imana yacu iturengere mu gihe nk'iki. Bene data, birakwiye ko ukura mu buryo bw'umwuka. Birakwiye yuko iminsi nk'iyi ngiyi uva mu by'ubwana ukava mu by'ubugwingiri, ukamenya yuko Uwiteka Imana agukunda. Uwiteka Imana ntiyagutererana, wagera mu ntambara ntiyagutererana, wagera mu byago n'amakuba ntiyagutererana. Wa mubyeyi ubwo yasohokaga muri ka gashyamba karangije, Imana yacu ishimwe cyane. Aleluya, aleluya. Atangira noneho kubona ibicucucucu bibiri nk'uko yabibonaga nyuma. Ijwi nanone n'ubundi araryumva yuko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwe. Imana iramwerura iramubwira iti, ubwo wabonaga uri mu ishyamba ukabona igicucucucu kimwe, ntugire ngo kiriya gicucucucu wabonaga ni icyawe. Kiriya gicucucucu wabonaga ni icyanjye, ngewe Uwiteka Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Ahubwo njye nari nkuhetse, wari uri mu mugongo wanjye. Niyo mpamvu wabonye wasohotse muri iriya shyamba, niyo mpamvu wabonye wageze hanze nta kintu ubaye, nuko wari uri mu mugongo wanjye. Nta haryakujombeyemo, nta cyakwiciyemo, ugeze hanze ukiri muzima, nuko wari uri mu mugongo wanjye. Nakurinze rero, reka kwivuvuta, reka kuvuga amagambo menshi. Imana yacu iturengere bene data. Uyu mubyeyi yari yavuze amagambo menshi cyane ari muri cya kigeragezo, ariko ageze hanze Imana imwerurira yuko yari yamuhetse. Imana yacu ishimwe cyane. Aleluya. Imana yacu ishimwe. Uyu mubyeyi yari yivovose ari mu bigeragezo, ariko Imana yari mu ruhande rwe, kuko akigera hanze yamweruriye yuko noneho yari imuhetse ku mugongo. Nugera mu kigeragezo, nugera mu bikomeye, Uwiteka Imana azaba mu ruhande rwawe. Imana yawe izaba mu ruhande rwawe ikurwanirire. Ibiza kukurwanya byose, imbaraga byaba bifite byose, ntabwo byagira imbaraga ziri hejuru y'Imana usenga. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Imana yacu iturengere bene data. Iki gihe nk'iki ngiki ugire ihishurirwa ry'Imana usenga, ugire ihishurirwa ry'Uwiteka, ugire ihishurirwa rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wakiriye mu bugingo bwawe. Ni umunyembaraga, ntabwo yagutererana. Ibyo byose utinya, ibyo byose ubona bikugoye, utwo ni utuntu dutoto kuri yo, kuko yarengeye Saduraka, Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro, kuko yarengeye Daniel mu rwobo rw'intare. Ni Imana y'inyembaraga. Ibyo ni ibintu byoroheje. Hari n'ibyo yagukoreye wowe utanazi. Imana yacu iturengere. Abisiraheli nimubizi, niyo yabambukije mu nyanja itukura, si yabahambutse nk'ubutaka, ntiyari inyanja ndende, ntibahambutse. Imana twakurikiye ni Imana y'inyembaraga. Imana yacu ishimwe bene data. Iki ni igihe cyo gusobanukirwa no kumenya Imana urimo gukorera. Mbese wahindutse ute? Imana ntabwo ari ikoshya gukora ibyo byose. Imana ntabwo ari ikoshya kujya kure yayo. Imana yacu ishimwe. Irindi jambo ry'Imana ridufasha gusobanukirwa neza aha hantu riri muri Yeremiya. Muri Yeremiya ibice bibiri ku murongo wa 21 ritubaza uburyo ki twaba twahindutse. Haranditse ngo, ariko nari narakugize uruzabibu rwiza cyane, umubyaro utunganye rwose. None se wahindutse ute ukambera nk'igiti cy'ingwingiri cy'uruzabibu nazi. Imana yacu twiteho kandi turengere. Ngo Uwiteka Imana yarakugize umubyaro mwiza rwose utunganye. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye muri Yeremiya. Imana yaragutunganyije. Imana yarakugize neza, yaguhaye buri kimwe cyose. Imvura yo mu gihugu cyo mu ijuru yo gutuma wera imigisha yari yarakugezeho, yo kwera imbuto zikwiriye abihana. Izuba ryo mu gihugu cyo mu ijuru yari kuvushijeho kugira ngo ubashe kwera imbuto zikwiriye abihana. Ariko ngo nari narakugize uruzabibu rwiza rutunganye, none ngo wahindutse igiti cy'ingwingiri. Imana yacu iturengere, twiteho kandi tube bugufi. Imana yarakugize ubwoko bwayo, none byarangiye bihindutse, uhindutse umunyamahanga kuri yo. Imana yacu ishimwe. Iki ni igihe cyo kugira ngo ugaruke imbere yayo. Iki ni igihe cyo kugira ngo wisubireho. Iki ni igihe cyo kugira ngo wongere wibuke imbaraga z'Imana wakurikiye, imbaraga z'Imana wizeye. Ni Imana y'inyembaraga, Imana ibashije. Ariko irimo irakubwira iti, wahindutse gute? Ni iki gihora kikunanura uko bwije n'uko bukeye? Ko mwagendaga neza, ni iki cyababujije kumvira ukuri? Imana yacu iturengere. Imana yacu twambika imbaraga. Saba Imana igusubize ku rufatiro,
wongere wambare imbaraga. Wahindutse ute mu gihe nk'iki ngiki? Ni ibiki wabengutse birimo gutuma ugenda upfapfana, ugenda ucika intege, ugenda utakaza amavuta yawe, ugenda utakaza imbaraga Imana yaguha, Mwuka Wera arimo kugenda yigendera. Mbese ni iki wabengutse? Imana yacu iturengere, Imana yacu itube bugufi, itube bugufi. Uwiteka Imana tube bugufi. Nimba umuntu akunze itungo rye, urugero rwatoye, nimba umuntu yifitiye ihene ye ayoroye hariya ayikunze, akavuga ati irimo gukura neza, irimo gushisha, ndayibona neza, akayishimira, akavuga ati ngiye kuyikorera siripurize nyitandukanye n'izindi. Nimba izindi yabonaga ari ingwingiri, akabona irimo kwishimira ibyo arimo kuzigaburira kandi n'undi zirira hamwe, akabona niyo irimo kugenda ikura neza, akayigura ati reka nyikorere siripurize mu mukumbi w'izo hene afite. Akavuga ati ngiye kuyigurira noneho ikiziriko kiri special, akayigurira agakwege, akavuga ati aka gakwege karashashagirana, gakoze muri zahabu, ngiye kukayambika, mbese igira itandukaniro ku zindi, igira itandukaniro ku zindi. Ihene agenda yizirike ahantu heza, mu bwatsi bwiza butoshye, ahantu irashyikira ibyo kurya byose ishaka, iravamo ihembutse, kandi birakomeze ituma itohagira, imeze neza, yishimira ibyo yayigaburiye. Si ngiyo ya hene yakoreye siripurize, yayambitse agakwege keza gakoze umuntu uza muri zahabu ishashagirana, siko gagiye kugira gute kuyikoraho? Kubera iki? Ayizamuye mu ntera, ariko yibagiwe icyo ishimiwe. Imana yacu iturengere. Ni ukuvuga ngo uyu mushumba, uyu nyiri umukumbi, nimba akoze imwe akayitoranyiriza akayiha kano gasiripurize kuko irimo gushisha neza, ikura neza, akajya kuyizirika ahantu kugira ngo ibashe kujya mu rwuri hameze neza, iruhande rwaho hakikije imyumbati. Iyi hene ibenguka imyumbati, ibibonye imyumbati hirya gatoya mu wundi murima, ifata umwanzuro wo kwikwega kugira ngo ize kugira gute? Kurya kuri ya myumbati. Imana yacu iturengere. Ya hene uko yikwega kubera ibyo yabengutse, kubera ibyo yabonye hirya, aharenze hehe? Aharenze hahandi yari yayigeneye. Muzi yuko yuziritse ihene hari ahantu ibi bitagomba kurenga, ariko ishaka kwikwega kugira ngo igere kuri ya myumbati yabonye, kuri ya myumbati yabengutse. Ishaka kugira gute? Kuyigeraho kugira ngo nayo iyiryeho yumve uko imeze. Ibyo byo gushaka kumva uko bimeze, ibyo byo gushaka gukoraho gatoya, ibyo ngibyo nibyo birimo kukunamura, nibyo birimo kukwica ruto ruto, nibyo bigiye kukurimbuza. Garuka. Imana yacu iturengere. Wahindutse ute? N'ibiki birimo kuguhindura? Iyo hene uko igenda yikurura yegera ya myumbati, kuko n'ubundi ka gakwege bayiziritse gakoze muri zahabu karegeye ahantu katatuma ihene igera kuri ya myumbati. Akwiye nirikwega yikwega ishaka kugera kuri ya myumbati, uko ijyayo kagasinga kakajya kayinyura mu ijosi, kagenda kayikata gake gake, igenda ipfa ruto ruto, igenda ipfa ruto ruto, igenda ishaka gusingira iki? Ya myumbati. Ako birangira n'ubundi ya hene yikweze cyane, irikwega kubera bya bindi yabengutse, kubera bya bindi ishaka gukora, bya bindi ishaka kurya. Mbese irikwega, birangira ka kagozi kayinyuzemo, karangiza kayisha. Imana yacu iturengere. Ariko nayo nkubwire ngo nimba hari ibyo wabengutse, wibyitaho, ahubwo urebe icyo Uwiteka Imana Nyiringabo agusaba n'icyo agushakaho. Imana yacu itube bugufi bene data. Birakwiye ko iminsi nk'iyi ngiyi wibuka umuhamagaro wawe, wibuka aho wari uri ukahagaruka, wibuka icyo wakoraga ukakigumamo, wongere wibuka umuhamagaro wawe. Imana yacu iturengere, itugirire neza. Wahindutse ute? Ni iki wabengutse? Wa mwana w'umwami we, ni iki wabengutse kirimo gutuma unanuka uko bwije n'uko bukeye? Wa mwana w'umwami we, tuzi yuko mu gitondo ufata ibyo kurya, saa sita na nijoro, mbese ibihe byose ufata ibyo kurya uko ubishaka. Ni iki kirimo gutuma unanuka? Imana yacu itube bugufi. Mbese kuri umwana w'Imana, kubarurirwa mu bakristo, kubarurirwa ni itsinda runaka ryubaha Imana, ni ukubera icyo ukora biriya, kubera icyo ukora biriya byago, icyo ukora ari amakosa, kandi tuzi yuko uri mu itsinda ry'abubaha Imana. Kubera iki ukiranirwa kandi uri mu itsinda ry'abakristo? Kuki tukubona mu bakristo ariko ukaba ukiranirwa? Imana yacu itube bugufi. Imana yacu iturengere. Irindi jambo ry'Imana ryadufasha hano bene data riri muri Yobu. Dusomere ijambo ry'Imana riri muri Yobu, naryo ridufashe.
dusomere ijambo ry'Imana riri muri Yobu ibice bine, Yobu ibice bine ku murongo wa 3 haranditse ngo dore wigishaga benshi kandi wakomezaga amaboko atenebutse, amagambo yawe yaramiraga uwari ugiye kugwa, kandi wakomezaga amavi asukuma, ariko noneho ni wowe byateye kandi urihebye, bikugezeho none uhagaritse umutima. Imana yacu turengere bene data mu gihe nk'iki ngiki. Ijambo ry'Imana hano muri Yobu naryo ribitubwiyeho neza ngo dore wigishaga benshi, wakomezaga benshi, amagambo yawe akomezaga benshi, impuguro zawe zakomezaga benshi, wakomezaga amavi asukuma, none ngo ni wowe bigezeho, ni wowe biteye, wahindutse ute? Niki kirimo kukunanura uko bwije n'uko bukeye? Ko yera kugize umubyari mwiza utunganye, niki kirimo gutuma uhinduka mu gihe nk'iki? Wahindutse gute mwene data? Ongera wegere Uwiteka Imana, subira ku rufatiro. Imana yacu ishimwe cyane, reka ishami risubire ku giti cyaryo. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Reka ibendera ry'Uwiteka Imana ryongere rizamurwe muri wowe, mu byo urimo kuvuga n'ibyo ukora, naho ugenda naho ukorera hose, bongere bamenye yuko uri umwana w'Imana, bongere bamenye ko hari Imana wizeye, bongere bamenye yuko wakiriye Yesu Kristo Mwami n'Umukiza mu bugingo bwawe. Bongere umuheshe agaciro nawe, kubera ko arakuzamurira agaciro. Wihanganira uruganda urimo kunyuramo, n'uruvamo uzaba nk'izahabu, uzaba uw'igiciro. Imana yacu ishimwe cyane. Mbese wahindutse ute mu gihe nk'iki ngiki? Wa mwana w'umwami we, niki gihora kikunanura uko bwije n'uko bukeye? Niki kirimo kukunanura? Ibyo wabengutse nk'uko nawe ubizi, ibyo bireke. Saba Uwiteka Imana akubabarire, ugaruke mu mukumbi, usubiremo neza. Imana yacu ishimwe kandi ibahe umugisha kubwo kubyumvira no kumvira ijambo no kurisangiza abandi. Imana ibagirire neza. Murakoze cyane. Imana ibiteho kandi ibagirire neza. Tugiye gusenga Imana kubwira ijambo twumvishe mwene data, ariko wisubireho, wibaze ikirimo kukunanura muri iyi minsi, ikirimo gutuma usubira mu byo wari wararetse, ibyo wari warihannye ukaba urimo kubisubiramo, urimo no kubyigisha abandi kugira ngo babikore, urimo kubyerekera abandi kugira ngo babikore. Birakwiye yuko usubira ku rufatiro mwene data. Imana itugirire neza. Kadusenga Imana kubwira ijambo twumvishe, kandi usaba Imana inkomezi zayo zibe kuri wowe. Urakoze cyane. Kadusenga Imana. Uwiteka Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, Imana itwitaho, Imana ituzi kuruta uko twiyizi, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Data, abantu benshi cyane batenebutse, hari abantu benshi cyane basubiye inyuma, abakobwa basubiye inyuma, n'abasore baba barasubiye inyuma, abagabo, abadamu, abakecuru n'abasaza. Data, reka ubasubize mu mukumbi, reka imbabazi zawe zongere zibagarukeho, reka umucyo wawe wongere ubamurikeho. Uwiteka Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, bongere batohe, bongere bitwe abana b'abami, bongere bakore neza, bongere babwirize, bongere bakomeze amavi arimo gusukuma, bongere bavuge neza, bongere bahugure, bongere bigishe. Reka gukora kwawe kururuke kuri bo, imbaraga zawe zisuke kuri bo. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Bene data, murakoze kandi ndabashimiye cyane kubwo kubana natwe muri bino biganiro bitandukanye kuri Irera TV1. Wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ikiganiro cyose dushyizeho, kandi ujye ushyira na comment kuri iyi channel kugira ngo duhugurane, kandi kugira ngo tugirane inama, kandi usangiza na bagenzi bawe nawe ukora ivugabutumwa, kandi Imana iraguha umugisha, twese dusangire umugisha. Murakoze cyane. Shalom, shalom.